Ndagusuhuje none wowe ufunguye iyi video, ngiye urebe nitwa Achille Songa. Iyi ni Achille Songa Lab ni YouTube channel yanjye. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bigera kuri bitatu byagufasha gutangira kwikorera nta mafaranga ufite. Twese dushaka amafaranga ariko nta muntu n'umwe uvukana amafaranga. Twese dukunda amafaranga ariko nta muntu n'umwe yavukana. Kubona amafaranga bisaba ubwenge, bisaba ko ubasha kuyakura mu mifuka y'abandi bayafite, kubera ko ntabwo wajya muri banki ngo wikorere amafaranga yawe. Niyo mpamvu uba ukeneye strategy cyangwa se ubwenge bwagufasha gukora amafaranga mu mifuka y'abantu. Ese ni gute wakora amafaranga mu mifuka y'abantu utabibye? Ni gute watuma abantu bakwihera amafaranga yabo? Ibyo ngibyo nawe ufite igisubizo, kubera ko ibyo ngibyo bikenera ubumenyi bwawe ufite, igihe cyawe ufite kugikoresha, ugakoresha bwa bwenge bwawe nyine ufite kugira ngo ubikuremo, kubera ko nudashaka ayo mafaranga muri ubwo buryo ntabwo uzigera ubona amafaranga. Amafaranga mu mifuka y'abantu ntabwo bisaba ko ugenda ngo bakubite, ngo ugende ngo ubice cyangwa se utume bayaguha basinziriye. Bisaba ngo ushake bwa bwenge buri butume bayaguha, nyine cya kintu umuntu akeneye ugikore, noneho akwihera amafaranga yo kubera ko wamuhaye icyo akeneye. Ikintu cya mbere nakubwira ni ugukemura ibibazo by'abantu. Kemura ibibazo abantu bafite, cyangwa se niba ari ikintu kibashimisha, abantu bakunda kwishima umuntu aho kugira ngo yishime, umuntu azakwihera amafaranga. Niyo mpamvu umuhanzi agenda akaririmba umuntu akamuha amafaranga. Niyo mpamvu ugenda wakora project ikemura ikibazo cy'umuntu akaguha amafaranga kugira ngo ayishyure ayigure, cyangwa se akoreshe product yawe wakoze. Ikintu cya mbere nakubwira, kemura ibibazo by'abantu. Nukemura ibibazo by'abantu nabo bazaguha ya mafaranga ukeneye. Nukemura ibibazo by'abantu ntabwo uzagira ikibazo cy'amafaranga. Nukemura ikibazo cy'abantu uzaba umukire. Ikindi kintu cya kabiri nakubwira, iyo umuntu ari kwiga arishyura, ariko iyo uri kwigisha ntabwo wishyura ahubwo urishyurwa. Ikintu cya kabiri nakubwira ni ukwigisha. Buri wese aba afite ikintu azi undi atazi. Uba ufite ikintu uzi undi muntu atazi. Ushobora gufata icyo ngicyo uzi undi atazi ukakimwigisha. Kukimwigisha kugira ngo akimenye arabyishyurira. Ibyo ngibyo nawe bikwinjiriza amafaranga. Ushobora kwigisha umuntu muri kumwe, cyangwa se ukamwigisha ukoresheje internet. Murabizi ko muri iyi minsi internet iri kujya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho ngaho icyo nakubwiraho, fatira na za mbuga nkoranyambaga ukoresha. Niba ukoresha social media, niba ukoresha Facebook, ukoresha Instagram, ukoresha WhatsApp, ukoresha LinkedIn n'izindi zigiye zitandukanye, zifatira n'uzikoreshe usakaza ubwo bumenyi ushaka kwigisha abantu. Abantu nibabona uri kubigisha bazakwishyura. Murabizi ko abantu benshi batunzwe n'izo mbuga kubera ibintu bitandukanye bagenda bashyiraho. Bityo rero nukoresha izo mbuga nkoranyambaga usanzwe ukoresha utishyurwa, ukazikoresha noneho mu kintu gishobora gutuma wishyurwa, ntabwo uzongera kuvuga ko wabuze icyo ukora. Uzaba ufite ikintu ukora kandi gishobora no kuguha amafaranga. Ya mafaranga ashobora no gutuma utangira ya business washatse. Ikindi kintu nakubwira gishobora gutuma ubona akazi kandi nta mafaranga ufite ni ugukorana n'abandi bantu. Cooperation, gukorana n'abantu. Akenshi twumva gukorana n'abantu tukabisuzugura, twumva ari ibintu bidafite akamaro, cyangwa se ari ibintu by'abantu bo mu cyaro, ibintu bya koperative, ari ibintu by'abantu b'abahinzi. Gusa nyine ikintu cyose mwamugiye gukora, koperative irafasha. Gukorana n'abantu birabafasha cyane, kubera ko urabizi ko igihumbi cy'umuntu umwe gishobora kutagura ikintu gihambaye cyane, ariko abantu 100 buri wese azanye igihumbi, urumva amafaranga arimo ntabwo barafata igihumbi kuba 100 wumva amafaranga arimo. Cyangwa se reka tureke no kuvuga 100 n'abantu benshi cyane, reka tuvuga abantu 10 buri wese azanye 10,000, harimo 100,000, ariko umuntu umwe afite 10,000 nta kintu byamumarira. Ariko tekereza muramutse mufatanyije muri benshi, mwese mufite intego imwe, ikintu mwageraho. Ikintu cya kabiri nakubwira ni ugufatanya n'abantu. Ikindi kintu nakubwira, kora akazi kariho kose kabonetse. Ntabwo nkubwiye ngo ugende ngo ujye mu kazi kabi, cyangwa se akazi kataguhesheje ishema, ariko niba warize cyangwa se urangije kwiga, kuko abantu benshi bavuga ko babuze akazi n'abantu bize, shaka akazi kandi wakora. Gashobora kuba katagendanye n'ibyo wize, gashobora kuba katerekeranye n'ibyo wize, shaka ako kazi ugakore. Ako kazi ugakore kaguha udufaranga duke, ugenda uzigama, n'ibinashoboka ushaka utuzi turenze kamwe, babita part time jobs. Udushaka ari 2, udushaka ari 3, udukore, tuguhe amafaranga uzakoresha utangira business yawe. Birashoboka, kubera ko nta nkoko ivuka ibika. Buri nkoko yose ivuka ari umushwi. Uheraho hasi ukorera 1000, ukorera 2, birageraho bikazamuka, ukazakorera n'amafaranga menshi arenze ayo watekerezaga. Ikintu cya gatatu nakubwira
ukora akazi kose kabonetse. Ntabwo ari ngombwa gukora ibyo wigiye, kuko uramutse utegereje icyo wigiye ntabwo wazigera ubona ako kazi ushaka. Wowe kora akazi kose ubonye. Niba ari ikiyede ushaka kugikora, ikiyede kiravuna yego, ariko naho kabuze intego ufite, kabuze ko ushaka kuzigama hari ahantu ushaka kugera. Ayo mafaranga ubonye ntabwo yapfusha ubusa, urayabika ukayabyazamo ikintu kizima. Ikintu cya gatatu nakubwira, shaka akazi kose kabonetse. Mbanyuriyemo muri make ibintu nakubwiye muri iyi video, ni ukukubwira ko niba ushaka gutangira business nta mafaranga ufite, ikintu cya mbere ukora ni ugukemura ibibazo by'abantu. Iyo ukemuye ikibazo cy'abantu ntago bakwima amafaranga. Iyo ukemuye ikibazo abantu baguha amafaranga, kubera ko buri munsi abantu bafite ibibazo, kandi ntago wavuga ko nta kibazo gihari, kubera ko ahantu unyura hose, ahantu ugenda uhabona ibibazo, ahantu hose unyura ibibazo. Ukoresha iki? Ukoresha bwa bumenyi bwawe ufite na cya gihe ufite. Icyo gihe ufite n'ubwo bumenyi ufite bigufasha gukemura ibibazo by'abantu, wabikemura nabo bakaguhereza amafaranga. Ikintu cya kabiri nakubwiye ni gukorana n'abandi. Iyo ukoranye n'abandi mubasha kugera kuri byinshi hamwe, kandi baravuga ngo iyo abantu bari hamwe buri wese arazamuka. Ntago koperative izamuka gusanga abantu bayo basigare. Iyo uko izamuka niko namwe muyirimo mugenda muzamuka mugera ku rundi rwego, ntago muguma kuri rwa rwego mwariho. Icya kabiri rero nakubwira ni gukorana n'abandi. Igihumbi kizigamwe n'umuntu umwe gishobora kutagira icyo kimugezaho, cyangwa se cyane kimugezaho ntikibe gihambaye nk'uko abantu 10 bazigama igihumbi. Mukorane muzagera kure. Ikintu cya nyuma nakubwiye, iki ntabwo ari icya nyuma, nawe ushobora kuba ufite ikindi uri butwongerereho. Ikindi nakubwiye ni ugukora akazi kose kaboneka. Ntuvuge uti ntegereje akazi k'ibyo nigiye, ntuvuge uti ntegereje gukora mu biro. Kora akazi kose kaje, kora akazi kose ushobora kubona, akazi kose ushobora kugezaho amaboko yawe, akazi kose ufite ubushobozi bwo gukora. Ako kazi gakore, kazaguhesha ikindi kintu cyiza wifuza mu buzima. Nibyo ngibyo nakubwiraga. Nawe ushobora kuba ufite ibintu twongereraho, duhe comment. Niba ukunze iyi video ukora like, ukore share n'abandi bantu bayibone, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. Ndabakunda cyane.